Yesu ashimwe inshuti bene data. Turacyari muri cya kiganiro cyacu tugira buri munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi bumva, hari n'ibindi buri bwirirwemo, ariko tuba dufashe n'uyu mwanya kugira ngo tuganire n'ijambo ry'Imana kuko niryo ritweza kandi niryo ridukomeza. Uyu munsi turacyari kuvuga ku mugisha. Turi kuvuga ngo Imana iguha umugisha wo mu mudugudu n'uwo mu murima. Hano mu Gutegeka Kwa Kabiri igice cya 28 niho turi, igiye ku murongo wa 2. Haravuze ngo kandi imigisha yose izakuza ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe, uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira mu murima. Haleluya. Ndajya mubwira ko bivuze ngo imigisha yose izakuza ikugereho. Hari igihe ugira ubukwe bugapfa, umugisha waje ntukugereho. Tangira business ugahomba, umugisha waje ntukugereho. Hari ibintu byinshi by'imigisha biza ariko ntibitugereho, ariko hamwe no kumvira Imana bizakunda. Yesu ashimwe. Hano ijambo riravuga ngo uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima. Haleluya. Imana ni Imana itanga imigisha aho abantu batuye, sibyo? Nasomye Zaburi avanga Imana heri mu buturo bwayo bwera, ngo ni se w'imfubyi, ngo ni umucamanza urengera abapfakazi, avanga ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ngo kandi buhora imbohe ikazakugubwa neza. Harimo ijambo rivanga ibesha mu mazu. Iyo bivuze ngo imigisha yo mu mudugudu ni imigisha yo kubaho neza, sibyo? Kubaho neza ugatura utikanga ikibi, Imana ikakurinda amakuba, Imana ikakurinda intambara, Imana ikaguha abaturanyi beza, Imana ikaguha aho kuba, Imana ikaguha amahoro, Imana ikaguha ibyo gutungisha abantu bawe. Iyo ni imigisha yo mu mudugudu. Iyo ni imigisha yo mu midugudu, kandi ni imigisha Imana iguha aho utuye. Ni imigisha Imana iguha aho utuye, ikayiguha mu rugo rwawe, ikaguha ibyo abashyitsi b'umugisha. Iyo ni imigisha yo mu mudugudu. Ni ukuri ndakubwiye ngo nawe akira imigisha yo mu mudugudu. Ushobora kuba unakodesha, ariko aho hantu uri ni ukuri Imana yahaguhera umugisha. Hanyuma imigisha yo mu murima. Mu murima ni ahantu umuntu ahinga. Iyo uhinze ushyiramo ibintu ugategereza umusaruro. Ni nk'ahantu wemvestinga cyangwa se ushora ibintu byawe. Ushobora kuba uri kwiga, aho ni mu murima, kubera ko bizatanga umusaruro mu minsi iri imbere. Nubwo wenda bitarabutanga, ushobora kuba warashoye amafaranga, aho ngaho ni mu murima. Aho washoye amafaranga ni mu murima. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nzaguhera imigisha mu murima. Aho hantu Imana izahaguhera umugisha. Imana rero mu migisha itanga habamo n'imigisha ishyira ahantu twashoye, kuko irabizi ko aho ubutunzi bw'umuntu buri ari naho umutima uri. Niyo mpamvu rero iyo wumviye Imana ntago mubana gusa ngo izaguhe n'ubugingo ngo birangirira, ahubwo yivanga mu byawe, ikagera naho wemvestishe, naho washoye amafaranga, Imana ikahaha umugisha. Aho wateye imyaka, Imana ikakurinda kurumbya, ikaguha umugisha, ikameza ubwatsi ayo matungo yanyu akabona ibyarya. Hirya y'ibyo wowe washoye amafaranga mu mishinga itandukanye, Imana iguheramo umugisha, ikakurinda ibihombo. Yesu ashimwe. Ndi kuvuga ngo uyu munsi gira umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Imana iguha imigisha ikugereho, ugirire umugisha muri karitsiye utuyemo, sibyo? Muri karitsiye utuyemo uba umunyamugisha, uba umunyamugisha, babone ko wahiriwe. Kandi naho washoye, hari igihe umuntu ashora ahantu nta n'uhazi, akaba umuntu yibereye mu cyaro afite amazi i Kigali, umuntu akaba afite imitungo ahantu hatandukanye nta n'umuntu yizi, ariko iyo mitungo abantu batazi Imana yibigize, niyo yibamo ikaguha guhirwa. Yesu nashimwe. Nari nkubwiye ngo akira umugisha wo mu murima, akira umugisha waho washoye ibintu, nawe urimo uragerageza kuzashora, Imana iguha umugisha. Akira umugisha wo mu mirima, wowe uhinga, wowe ubibakira umugisha wo mu mirima. Nawe
kandi utunge n'umugisha w'ahantu utuye. Imana iguha umugisha w'ahantu utuye, Imana iguha umugisha wo mu murima, iguhe n'umugisha wo mu mudugudu, iguha umugisha w'impu zombi, iguha umugisha ubera hose icyarimwe. Ushobora kuba wabonaga rero ibintu bitari kugenda neza, ukabona ahantu utuye ibintu bitagenda neza, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nzi imirimo yawe, ngo nzi n'aho uba. Ariko rero yaremye ngo wuze aho dutuye n'uko tubayeho. Rero nagira ngo nkubwire ko aho ngaho utuye irahazi, intambara wahurirana zirahazi, urazizi. Ushobora kuvuga ngo nturanye n'umurozi, ngo aranzengereje, ariko ibyo bintu bikubangamiye aho bibwire Yesu. Iyo Imana iguhaye umugisha ntago yongeraho amahane, nta n'umubabaro yongeraho. Niba hari ibintu byari bikubangamiye aho ngaho utuye, hamagara Yesu aza abyivangemo, aza akure mu nzira ibintu byari bikubangamiye. Niba wabonaga bizinesi zawe zitagenda, niba wabonaga aho washoye, niba wabonaga aho wahinze, niba wabonaga ibintu bitarimo bigenda neza, hamagara Yesu azanemo umugisha. Ariko ikintu gikomeye banza umwumve. Kadusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizera, waravuze ngo tujye duhesha abantu umugisha. Sabiye umuntu wawe umugisha urimo kunyumva none, muhe umugisha, muhe umugisha mu murima, aho yashoye, aho yahinze, umuheremo umugisha Mwami. Kandi na hariya atuye afitemo ibimubangamiye, umugirire neza, kandi nawe adafite aho ubagirire neza, ubiyereke. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen.